izina njyewe Gitwaza ryavuye. Where did my name Gitwaza come from? Jesi nitwaga Gitwaza. I wasn't called Gitwaza. Je nitwaga I was called Kajabika. Paul Busage. Busage ni izina rya sogokuruza wa gatanu. Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Ubukombe TV hirya no hino muherereye, yaba abari mu Rwanda cyangwa se abari mu mahanga diaspora. Turabakunda cyane mu gihe muduha ibitekerezo kandi mutugezeho uko mubona inkuru zacu. Uyu munsi tugiye kubabwira ahavuye izina Gitwaza ryahawe Apostle cyangwa se Apotre Dr Paul Muhirwa. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Paul Muhirwa, yavutse ku itariki 15 Kanama 1971. Ni umwarimu, umwigisha n'umuvugabutumwa, akanagira impano yo kubwiriza no gutanga ibiganiro mu buryo buri ku rwego ndengamyumvire. Niwe mupasiteri mukuru akaba n'umuyobozi w'urusengero rwa Zion Temple, urusengero rukomeje kugira abayoboke batari bake hirya no hino ku isi bishingiye ku nyigisho nziza zihatangirwa. Inyigisho z'urusengero rwa Zion Temple zikaba zarahembuye abatari bake, ndetse amatwara remezo yarwo akagera hose muri Afurika no ku isi. Gitwaza niwe washinze minisiteri yamamaye cyane mu bikorwa by'ivugabutumwa ryagutse, ashinga amashuri, televiziyo na radio, byose bishingiye gukogera ku mwami Yesu Kristo. Inyandiko, inyigisho, ubutumwa bwa televiziyo na radio bya Gitwaza bigera ku batari bake mu buryo bunyuranye, ariko by'umwihariko mu ikoranabuhanga kuri uru rusengero rukaba rwaragutse ku buryo rufite amashami anyuranye mu turere twinshi n'intara by'u Rwanda no mu mijyi inyuranye y'ibihugu bya Afurika, hiyongereho Ubwongereza, Canada, Ubushinwa, Ububiligi, Ubutaliyani, Denmark, Sweden na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gitwaza ni umwe mu bigisha bakomeye banagize uruhare mu isanamitima mu bihe bigoye cyane bya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 mu Rwanda. Binavugwa ko ari we mwigisha ukomeye mu bariho muri Afurika y'Iburasirazuba. Uyu mugabo yavukiye mu muryango wa Gikristo mu ntara ya Uvira mu cyaro cya Bijombo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cyo mu burasirazuba bw'u Rwanda cya Kongo Kinshasa. Papa we akaba ari umwe mu bayoboke ba mbere b'idini rya Gikristo ry'abamisiyoneri baturuka mu gihugu cya Swede rya Pentecosto. Inyarwanda yanditse ko Apotre Dr Gitwaza akaba yarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ku myaka 9, abatizwa agize imyaka 12. Atangira kumwigisha ku buryo butangaje ku myaka 14, no ku myaka 16 ubuzima bwe bwabayemo igitangaza gikomeye cyane, ubwo yakiraga inzozi zikubiyemo icyo Imana yamuhereye inkoni. Mwerekwa yagize yabonye umugabo azamusanga amwereka ikarita y'isi yose, nuko umugabo aramubwira ati uzazenguruka amahanga yose wigishe iby'ubwami bw'Imana. Uyu mugabo ibyo yabonaga yanumvise, yumvaga ari inzozi kuri we kuko yari ataravaho yavukiye kugeza ku myaka 18. Ku myaka 18 y'amavuko nibwo Gitwaza yagiye muri kaminuza ya Kisangani mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakomeje gushakishiriza ubwiza bw'Imana ndetse akanahuza abanyeshuri bagenzi be ku bafatanye kogeza ijambo ry'Imana. Mu 1992 ubwo yitabiraga amasengesho asanzwe mu mujyi wa Kisangani, Imana yongeye kumwibutsa ko azarema ingabo zihoraho n'isi yose kandi zizategura kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Nyamara ibyo byari bitaraba. Yahawe itegeko kandi agomba gutegereza kugera igihe Imana izabimubwirira. Ahamirizwa kandi ko ubutumwa azatanga we yamuhamagariye buzogera ku isi binyuze mu muhate w'ingabo zidatezuka Gitwaza Imana imuhereye imbaraga yo kurema. Mu 1993 Gitwaza yerekeje mu gihugu cya Kenya, ava muri Kongo Kinshasa ateganya kwambuka ajya mu gihugu cya Australia kwiga ibijyanye no gutwara indege. Nyamara ntibyaje gukunda kuko ariho umurimo Imana yashakaga ko akora watangiriye. Apotre Gitwaza atangaza ko mu 1995 aribwo yatangiye kujya avugana n'Imana imwereka uko agomba gukora umurimo no kubaka minisiteri ikomeye y'ivugabutumwa. Ni nabwo yahinduriwe izina n'ahantu yabarizwaga, umuhereza mu bihe bikomeye u Rwanda rwari rurimo byo kwiyubaka
ibikomere bikiri byinshi yaba ibyo ku mubiri no ku mutima. Ni umurimo utoroshye uyu mugabo wari ukiri muto cyane yahamagariwe ahita ava muri Kenya by'igitaraganya agera mu Rwanda ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu 1995. Umurimo w'ivugabutumwa rihembura ryomora utangira ku buryo bwuzuye mu 1996 mu gihe cyasabaga kwihangana no gukora cyane. Kuva icyo gihe kubera amavuta n'imbaraga z'Imana umurimo w'ivugabutumwa wagiye waguka, imiryango itangira kugenda ifunguka mu mfuruka zitandukanye z'isi ku migabane inyuranye, maze aza no kugera ku rwego rwo kubona impamyabushobozi z'ikirenga yakuye mu seminari zinyuranye zirimo Alabama Trinity na International Graduate. Yagiye anakora imirimo inyuranye yindi nk'aho yabaye umuyobozi wa Peace Plan Rwanda n'inama nkuru y'urusengero ya World Relief. Abenshi bamumenye ku izina rya Gitwaza, ariko intumwa y'Imana Paul Gitwaza yivugira ko iryo zina atarikuranye ahubwo yaje kuribona nyuma. Izina njyewe Gitwaza ryavuye. Where did my name Gitwaza come from? Jesi nitwaga Gitwaza. I wasn't called Gitwaza. Je nitwaga I was called Kajabika Paul Busage. Busage ni izina rya sogokuruza wa gatanu. It is a name that belonged to my great grandfather, the 5th generation. Ise wa data Kamwaga. The father of my father Kamwaga wa Ruvuna. Kamwaga of Ruvuna. Ruvuna wa Rwega. Ruvuna of Rwega. Rwega wa Busage. Rwega of Busage. Izina ryanjye yari Busage. My name was Busage. Ni ryari banyise Gitwaza? When did they call me Gitwaza? Twari duturanye n'umupfakazi. We live next to a widow. Mama agiye guteka ibishimbo hanze. My mother went to cook beans outside. Amaze kubitoranya byose. After picking beans, the beans, when she went back in the house so that she would put them in a pan, I was 4 or 5 years. I carried the beans and took them to a widow who lived next to our house. She had prayed for food the night before. Right then, she was getting ready to cook beans, but she didn't have beans. She put the beans in the water. When she saw me carry this husband, she said, "Let me carry with you my son." When my mother looked for me, she found me with the old widow. And she said, "Leave my Gitwaza." That's where my name came from. Mwakoze gukurikira Ubukombe TV. Reka gahunda zacu zijye zibanyura kandi zibanogere. Tuzajya duhora tubazanira insanganyamatsiko z'ubwenge kandi zibamara amatsiko. Naho ubutaha kuri Ubukombe TV.